Jamye mu byatsi bisamataka afite ibipampa mu ntoki byuzuye amabyi. Aragerageza buryo cyari bubona agataka aho kaharyamye kuko niko kari bumukize. Niko kari bumukize. Davide. Nagatwica. Muhuye mu maso. Huhama agataka. Kumuha asomeho gakeya. Abanza asa nk'uzanzamuka ahantu mu nyumindi ndakubwira icyo uyikoresha. Kwacitse inegetse ndafibakiza. Uramuha asomeho. Icyakaravuze. Akira gato. Oya buretse muhabanza muha gotomere. Muhabanza muha gotomere hanyuma haragira isigara ndakubwira icyo uyikoresha. Hanyuma numara kusoma uraciraho kuri cya gitenge. Mwese marabikorera rimwe. Turaza n'izina rya Yesu. Ibi ni ibiki bihaguruka. Mbega amafaranga Yesuwe. Ibi bintu ni ibiki? Mbega muga nje ndumiwe. Ibi bintu si amahembe ibintu byakiriye. Babarira. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza. Uyakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utayikonariza ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatano ko kandi ndagusuhuje cyane kandi nkwifuriza amahoro y'Imana nyagasana akomeze kubana namwe aho muherereye hose Burasirazuba Burengerazuba n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Our next episode ntagiye gutinda. Murabizi ubushize nakoranye ikiganiro ndumva ari umunsi weje hari hashize. Nakoranye ikiganiro n'uyu mumama ngikorana ari hamwe na mama w'abapampe amusaba ko yamuhuza n'umuganga akamugirira neza hanyuma bakavura umuhungu wabo warurwaye. Kuri iyi nshuro rero umuganga baje kuvugana ariko baje kuvugana hari ibyo yamuciye arabyubahiriza yabyubahirije mu masaha ya mu gitondo hanyuma ahita mpamagara arambwira ati rero nabyubahirije ariko ndenda ngo tube turi kumwe hanyuma ibintu bize kugenda neza. Ariko kandi aramubwira ati uretse na nebyo ngibyo hari n'ibindi bintu turaza gukorerayo by'ibitangaza turaza kwerekana abantu badukurikiye. Umeze neza? Mbeze neza tugiye kwihuta rero tutagiye gutinda. Urabona turi mu mayira hari ibyo muganga yakubwiye kwitwaza. Ibyo yakubwiye kwitwaza urabifite? Ndabifite. Harimo iki n'iki? Yambwiye kwitwaza igitenge. Yego. Byonyine. Oya nicyo kunywa bita Coca-Cola na Fanta ya Coca-Cola. Irahari bayiguhe kamerama yizane jana iyo Coca-Cola shaya abandi ayitwaze akira. Yego hanyuma ibyo nibyo yakubwiye gusa. Harya nimero wari wayimpaye kamuhamagare. Nimero y'abanyarwandakazi ngira ngo katuyirebe neza have se kandi wowe ntago ndakwakira. Ngira ngo ni 07 pardon telefone za make nazo ni sereri. Alright. Okay. Ngira ngo nimero ye ni wa muganga n'ubundi wafashije mama w'abapampe. Ngira ngo nimero ye ni 07 28 01 052.
yego murakomeza munayibona aho hasi kuri description nangwa se kuri screen murakomeza muyibona. Reka rero muhamagare hanyuma atworiyante atuyobore atubwira ati mugiye hano naha niho muraza kubigenza natubwire nibyo turaza gukora kira telefone ari we munavugana nibyo biraza kuba byiza. So atworiyante atubwire inzira tugiye kunyuramo uko biraza kugenda kuko uriya musazi uriya murwayi mwaramubonye uburyo arwana uburyo agira gute njyane ubwo ku buryo rero bitaza kongera kutuvuna atubwira ati byibuza turagera Allo oui muraho neza yego ni wa mubyeyi yego wabwiye ko afite mwishywa wiwe basajije wasaze yego turi hafi yaho batubwiye ngo tuze tukurebe nibyo badutumye twabizanye nababwiye ko mbone murebe ku gashyamba kabegereye nubwo katabegereye neza ariko murasa naho mukareba yego ntabwo atwegereye neza kari ruguru yacu gatoya murakomeza hanyuma mugende murebe niho ari aba yamubonye barenza ahubwo twitware muganga yego turi kuzamuka hanyuma ndagira ngo tunyuriremo muri makeya mu gihe tutari twagerayo. Ese uyu mubyeyi yabahamagaye ate byagenze bite ese turakora iki kugira ngo ibyo bintu bize kugenda neza mutubwire turi kuzamuka twegera ako gashyamba. uwo mubyeyi tujya kuvugana nawe yampojwe na wa mubyeyi nigeze gufasha nawe wagize ikibazo mama w'abapampe ishyamba sara kandi yego niwe waduhuje amubwira uburyo namufashije nawe ansaba kuba namufasha yego hanyuma ubwo turamutse tugezeyo ni ikihe kintu turaza gukora mukimugeraho aho ari yego murareba aho ari hanyuma aho ari buhaguruke niho muri bube muri mukureho agataka yego ako gataka ishyamba se ko tuyagezemo injiramo mu ishyamba kamerama hano se suhazi tubuka mwana break cya breze nacyo ko yari ikiraya twakiri ku matelefone izina rya Yesu se ntago ari we ni umuntu uri kwinyuriramo igendera w'umukarani ntago ari we ndagaze shano kumuhiga hano nguriya ruguru iriye kameramani zamuka nguriya hejuru zamuka ruguru mo hariya muri biriya bintu bimeze nk'ibitovu ni mari namubonye mwana yego muga nukurira imisozi nakwambiye kandi kameramani zamura mwana amanya datasha twararushye natwe ngira ngo banza ari no araryama mvuge buhoro twahageze twamubonye yaryamye yasinziriye nasi ni inzoga kari ibicupa mwamugezeho twamugezeho hanyuma murasa nk'abamweguraho gatoya aho aryamye ibyo bintu mbigufasha nde wegure nereza umuheterapiye amufashe fanta genda umwegure gatoya niko bari kuvuga sinaryaye muga uye arakira koko ako gataka mugiye kuyora aho aryamye niko kari bumukiza abaryamye mu bibyi abaryamye mu biki byanda byose Yesu ngo mwegureho gato icunge neza ataguhirike pfiyo menya ko ari umusazi ugiye kwegura sa nk'umukomanga wenda turebe mwegure gake turebe arabyutse ruke kamerama ntagire ubwoba ntacyo ari bumutware nimukora ibyo ndi kubabwira ngo nese aramwegura aryamye mu byatsi bisa amataka afite ibipampa mu ntoki byuzuye amabyi
aragerageza buryo cyari bubona agataka aho kaharyamye kuko niko kari bumukize. niko kari bumukize sa nk'umwegurire kagataka ukayora bigakunda. Yesu arakwica muga ubarakira ko arakira bimugire ikibazo. ngo ntacyo agutwara mwegure turebe. Afite ubwoba uyu mama yewe wagira ngo si umwana w'iwabo. Oya ntahumure ntashira ubwoba ntajya amutwara. Fata intoki fata amaboko aba ariyo wegura urebe ni rero uyu mumama yamugiye hejuru wagiye hepfo kubita umugero gwe muri ariya matovu. Aregutse kayore yora gata iruke yewe none ajyo yapfurana n'ibyatsi byose ubwo bigende bite. Ako gataka niba yakabonye Yego agiye kugafata akamuhohe mu maso. Agafata akamuhe mu maso. Yego umva se akira kutaka yore yo fata ibyo ugize hafi urebe ko hari mu iyo gihe mu maso. Oya uramuhuha niko avuze. Samuha mu maso gira gutya ubwo huhe nyine. Davide ntagatwica muhuye mu maso huhama agataka. Davi ari kweguka muga none se Davi yamaze kubikora byose nibyo bicupa kure. Ari kweguka kuramo ibyo bintu ujugunye turebe niba biri gukora. Nize ko atari kurwana ntago ari kurwana aratuje. Bari no kumwambura ibintu byose. Uwo muti nababwiye muri bukoreshe nababwiye ko ari uri bumukize. Izina rya Yesu. Mbega imyanda uzikabyutse none se muga ibi bintu arabyutse. Uwo muti niwe nababwiye wo gukoresha. None se fanta tuyimuhaye inkwe bigende bite? Nda fanta yanyu habarira tuyimuhaye inkwe se. Iyo fanta rero nari nayibatumye. David kamera mama amikoro arange sinajyayo cyangwa reka njyeyo di kanjye ubu Davide yakize. David munyimuhi David muga yego fanta noneho ugiye kumuha asomeho gakeya. Abanza asa nk'uzanzamuka hano unyuminde ndakubwira icyo uyikoresha. Kwacitse inegetse David akira uramuha asomeho cyakaravuze akira gato. oya buretse muhabanza muga muha gotomere muhabanza muha gotomere hanyuma haragira insigara ndakubwira icyo uyikoresha. ongera uzika nkweye manu habwa icyubahiro we ushimwe. David umeze ute mwana? Mana we meze neza. ongera ugotomere ongera shamwe fanta mwe barajyahe mana. ubu sitaka niryo rimuvuye nese muga bimeze bite? Mbabarira udusobanurire iyi fanta se mbabarira udusobanurire. Iryo taka hari ibyo mba narikoreye kugira ngo none se kino gitenge ni icyo kumutwikira kumwambika. Iyi fanta niyo kunywa. Icyo gitenge rero kigiye gukoreshwa n'uwo Nyirasenge. Numva icyo giye gukoresha igitenge. David haguruka turebe. Arakize David haguruka turebe. Ngwino hano va mu bihuru uze tuganire. Mbega imyanda muhagurutse turebe niba babasha guhaguruka. Baba we mbega ibintu by'igitangaza. Imana ushimwe.
mbona nta mbaraga afite. None se tubwire ni ikihe kintu kigiye gukuri? Tumufate se tumutware byarangiye? Ntabwo byarangiye kuko ngiye kubaha umutungo. Ugiye kubaha n'umutungo? Nyuma y'ibyo byose byabaye nkeneye kubaha umutungo bakagira aho bakora aho bagera. None ubwo babigenze bate? Hanyuma uwo mudamu agiye gufata iyo fanta. Fata fanta kuramo. Yesuwe Davide bya bintu ari kubijugunya di. We fata ukora ibyo muganga ari kukubwira. Yayifashe fanta. Mucakira imyenda myiza Arafata ibi bintu arakarabya uwo muhungu mu ntoki. Mukarabye mu ntoki. Tega Davide, tega intoki bagukarabye bagutsirike. Uzi ko afite ubwenge we. Ubwenge bwagarutse. Karaba yego mugambwira. Yego yamaze kumukarabya. Nawe mubyeyi yifate isigaye nawe ukarabeho. Mfasha. Mugana arangije. Nawe arakarabye. Aho gaho mwakarabiye harambure cya gitenge. Zana igitenge. Yewe icyaka cy'abasazi. Urazakibuka ibintu wari urimo Davide. Yakirambuye. Rambura neza. Yakirambuye. Hanyuma muravuga uti twishimiye kwakira umutungo babyeyi. Twishimiye kwakira umutungo babyeyi. Bombe umugisha ababyeyi. Muravuga ngo umugisha ababyeyi. Umugisha ababyeyi. Gutunganirwa no kwanyu babyeyi. Gutunganirwa no kwanyu babyeyi. Muguzi ko baye muzima. Yewe. Baye muzima byabaye muzima. Use bungu kumukabara. Muramburaho ibiganza byanyu. Rambura David. Twabirambuye. Uraramburaho ikiganza cy'iburyo. Hanyuma murafata ya fanta n'ikiganza cy'ibumoso musomeho. Bose basome. Hanyuma numara gusoma uraciraho kuri cya gitenge. Mwese murabikorera rimwe. Turaza n'izina rya Yesu. Ibi ni ibiki Davihaguruka. Mbega amafaranga Yesuwe. Ibi bintu ni ibiki? Mbega ibi. Muga nje ndumiwe. Ibi bintu si amahembe, ibintu byakiriye uti. Babarira umbwiye. Nese ibintu bivaho. Izina rya Yesu. David. Jesus. David. Ibi bintu kamanza mbaze muganga. Ibi bintu uvuye umusazi umuhaye n'umutungo wabikoreye na mama w'abapampe n'abangabo bari bakore ibi bintu wambabariye ukatubwira inzira zabyo ko ibintu byananiranye n'abantu bose byabananiye. Ibi ni ibiki? Tuba bari tubwire. Ntabwo ibyo bintu njya mpfa kubivugira ahantu hose kuko ni ibanga ry'akazi. Yego. Imbo reka David zinga amafaranga yawe. Buretse gato. Umva nkubwire. Muga mbabarira utubwire nimero nta kindi. Ibindi byo ni birebire mbabarira utubwire nimero. Nomero ni 079. Yego. 280. Yego. 10. Yego. 52. Abantu bose bagukeneye wabafasha bikagenda neza. Hari abo byananiranye basaze, hari ab'inzoga zabase, hari ibiki byose indwara zose zitandukanye wagerageza ukazikuraho koko. Abantu bose ndabafasha ntago njya ndobanura. Urakoze cyane. Reka mukure kuri telefone yanjye. Tumaze gukora ibintu birebire. Mbabarira umbwire. David umeze neza byonyine. Neza nta kibazo. Urakomeye. Yego. Anusuru udahazi. Urahazi. Ndi kubona habiri kugenda biza. Mana dusha dore bahise bayabika. David idore gikapu bahise bayapakira mu gikapu. Shamaye babarira. Umva David. Nicyo wabwiriye umuganga nta kindi. Muga urakoze cyane Imana iguha umugisha pe. Use mufatire ry'iburyo mufatire ry'ibumoso nubwo ntaryo ngira pe. Yego. Mbabara mufatire ibere ry'iburyo pe. Reka mbaze Nyogosenge. Tutagiye gutinda ibi bintu byakiriye uti byishimiye uti. Babarira umbwire.
ibyishimo byamurenze yapfukamye byamurenze urakoze Mana umva umwishwanya arakize cya gitenge mwakuyemo amafaranga mwayapakiye mu gihe reka nawe ugikenewe reka baba we ikintu gikoreye ubuhanga nk'ubu ngubu byonyine mbabarira umbwire hari abantu batarakira ko bino bintu bibaho batakuvura ngo bikire bibaho byiboneye n'amaso gira icyo ubwira abantu mwese abareba n'amaso ye nuse amafaranga aje gute imigenzo yose yonyine ukoze niyaza ukaraba ku kaninuza byonyine ni ibyo yazanye naravumbi yewe nta byinshi nababaza nta byinshi nasobanura bese bose baracyari bese ari Davide aracyashaka kuruhuka ari na Nyirasenge biramurenze nanjye birandenze mwabantu mwe ibyo mwirone murabyiboneye ibindi nakagaruka